isura musinika gehe ku muryango wa Rayon Sport ari uwacu twese, yaba Ferdinand, yaba Wanyanza, yaba Murenzi, yaba runaka wari wese afite uruhare rungana na mugenzi we. So ubwo bumwe rero ni misiyo ikomeye cyane tugiye kubaka, tuzafashwa n'abareyo aho bari hose. Natangiye kubona ama message y'abantu bari muri Amerika, Australia n'ahandi. Abareyo ni bari mu Rwanda gusa, bari n'ahandi hatandukanye. So abo bantu bose tubashyire hamwe. Icya kabiri uriya muvandimwe avuze ni ukubaka financial stability, amikoro yo kwigira. Nkuko abivuze, Rayon Sport uburyo tubayeho no kuva imyaka yashize, ufite umufuka araza akatuyobora rimwe na rimwe, tugize amahirwe akatuyobora neza. Nabwo iyo byanze ubwo nyine ni ibibazo nk'ibyo tumazemo iminsi. Njya kuvuga wenda Marayika yabivuze, njya kuvuga ngo ni ibibazo byatumye habaho iki cyemezo bimaze aya mezi ashize, ariko tumaze imyaka igera kuri 7-8 turi mu bibazo by'urudaca. Kuko nibwo bwa mbere inzego zitandukanye zije mu bibazo bya Rayon Sport. Ubundi zazaga zije kudushimira, twatwaye igikombe, tukanakorana mu gutuma Rayon Sport ishobora gutera imbere. Ariko ubu noneho baraza bakatureba amaso bati bite kwizo nama zose nari nzirimo, bimwananijwe n'iki. So birababaje rero ku buryo dukwiye kubona igisubizo kirambye, kuko ni abantu barwani hariya hejuru abababara naba ngaba bo hasi, hariya hejuru ni ibindi. So ntago kimwe rero mu kibitera nayo mikoro. Hari ibitekerezo byinshi wenda nkuko ntago ndi uje muri detaye, kuko nibwo tugitangira. Uyu ni umunsi wa 3 cyangwa 4. Hari byinshi tugikeneye no kuganira na bagenzi bacu bari mu nshingano, ko turateganya yuko hazabaho handover kuwa 2. Noneho nyuma yo kuwa 2 ibyo tuzabona bikaduheraho biduha icyerekezo. Ariko hari imirongo migari ubu ngubu dufite, iriya yatanzwe na RGB, twavuga kubaka amategeko abereye umuryango, gukora imbonerahamwe y'imirimo. Ko ikindi kibazo wabonaga kirimo, umuntu ujya mu nshingano abifitiye ubushobozi, aka kanya ujya uryo kumva umuntu ngo akuriye komisiyo ya recruitment cyangwa se akuriye komisiyo y'amategeko, ugasanga nta n'amategeko yize, ariko nyine baricaye batirigoga, tumubona ari umunyakuri. Ubu rero turimo kubaka ibintu biri professionnel. Niba dushaka umwanya w'ubucungamutungo, zana wowe ufite ubuhe bushobozi, amashuri yawe, ubushobozi bw'iki, uretse ko amashuri atanahagije, ubunyangamugayo bwawe mu gucunga uyu mutungo bungana iki. Amategeko no kubaka inzego z'imirimo zikora inshingano, nimara buriya audit impamvu twayivuze cyane ituma umenya aho uhera, ko aka kanya tuzi ibibazo byinshi byabaye. Ariko intangiriro yakabaye yihe kugira ngo n'umuntu ugiyemo amenye ngo ufite amadeni angana iki, ese ibibazo birebana n'imiyoborere byari bihari ni ibihe, kugira ngo ushake igisubizo. Ariko ikibazo cya mikoro kiri hejuru ya byose. Mwabonye mu minsi yashize twatangije gahunda yitwa Gikundiro 702. Rwose ni umushinga nabayemo, nakozemo, uza kugezaho abantu ntibawumvikanaho, ariko ni hamwe mu gisubizo cya Rayon Sport. Aho umufana uri Nyamagabe, uri Rubavu, ufite ijana rye, aritanga rikaza rikagera muri Rayon Sport nk'uko yaritanze. Ko audit izatweretse yuko ushobora gushiduka amafaranga aciye mu maboko y'abantu, ni ibintu tubamo. Umuntu araza akavuga ati tugiye gutera inkunga match ya Rayon Sport na Gicumbi, buri wese kuri momo akohereza 5 kuri momo ya Murenzi. Ntuzi niba narafashe rya deni rya momo rya Mokash, yageraho bagahita wenda bayatwara. Ntuzi niba mu rugo umunyu washize, ntago ndi bubura umunyu mu rugo, nditse amafaranga nshobora no gufataho 5 nzi ko ejo nzayashyiraho ejo akabura. Ariko turubaka umuyoboro. Biriya turimo nyuma yo guhabwa inshingano twaje tuganira n'abafatanyabikorwa batandukanye muri uriya mushinga. Icyo nabizeza nuko ni umuyoboro umuzahindura ubuzima bwa Rayon Sport. Icya kabiri no gushaka abafatanyabikorwa, apana batera nkunga.
abafatanyabikorwa aba sponsor umusponsor mukuru twari dufite ubu yari Skol n'abandi bagenda bamwungana kubona uri main mu minsi yashize ejo bundi hari umuntu wambaje ati we na Skol bite no mu bibazo byo kuri social media ndetse ku gisubizo cyabo so barabibaza so Skol kuki tutakwegera aho tubirangiza rimwe okay kuko ese koko mwakiriye ibaruwa ya Skol yo guhagarika amasezerano ubundi umuntu hari umuntu niba n'amatika arayavuga byavuzwe ko impamvu Skol irwanya ko umuyisilamu ibyo ngibyo kereka wenda turamutse tubaniye ko nkoresha ibinyobwa byabo aho wenda nshobora no gukoresha ibinyobwa bidasembuye kandi barabifite byanze bikunze hari aho twahurira nayo ko abanyarwanda bose ntago so nta kibazo na kimwe mfitanye na Skol nta nikizabaho kubera ko ngewe ntekereza ko urwego Rayon Sport ni na Skol abarimo aho bandi baba ari abakozi nge nshobora kujyana ikibazo n'umukozi wa Skol bitewe wenda ni icyo ariko se ntabwo Rayon Sport na Skol dukwiye kwirinda yuko arizo zigirana ibibazo ngira ngo wenda aho babihera ni igihe nari muri federation y'amagare muri Ferwasi hari ibyo tutumvikanye ni wari umuyobozi icyo gihe nanjye nari umuyobozi kandi bifite inyungu z'urwego mpagarariye abareyo bumve yuko igihe cyose umufatanyabikorwa yakwataka inyungu z'urwego mpagarariye ntabwo nshobora kureberera ntabwo defend ngomba gushaka uburyo duhuriramo hagati tukagira ibyo twumvikana gusa nanone ni experience iba yarabayemo yuko abantu ni gute twakorana twubahana tunuzuzanya ntekereza yuko rwose Skol n'umufatanyabikorwa waje muri Rayon Sport ari nanjye iyo iri mu biganza by'akarere ka Nyanza abantu bashobora kuba batabyibuka ariko yaje mu 2014 twatangiye ibiganiro 2013 icyo gihe ninjye wayoboraga nashobora gufata icyemezo kinyuranye n'icyo nafashe icyo gihe kandi icyo gihe nabwo nari umusilamu ntabwo nije idini vuba ibaruwa ntayo twakiriye by the way dufitanye n'inama y'ibiganiro kuwa kabiri kugira ngo ubuyobozi bushya tuganire turebe imikoranire uko yari imeze nabo mwibaruwa nabonye bagaragazaga yuko ibibazo bya Rayon Sport byo kuhangana no kurwanya byagiye bigira ikibazo kuri business dukorana bifuza yuko byahabwa umurongo no kujya kubereka no kubabwira yuko umurongo watanzwe kandi Skol ni umufatanyabikorwa duha agaciro ko ku rwego rwo hejuru tumaranye imyaka ubu ngubu irenga 10 so imyaka irenga 10 iri kumwe n'umuntu no kuvuga yuko biba ari umufatanyabikorwa mwiza ariko dufite na gahunda yo kuzana n'abandi kandi bafite imbaraga ngira ngo mwabonye twegera ibigo by'itumanaho turimo turegera amabanke turimo turegera abikorera batandukanye turifuza yuko ingengo y'imari ya Rayon Sport mu myaka 2-3 iri imbere izaba ituruka hejuru ya 70% mu bafatanyabikorwa tukagira amafaranga aturuka ku bafana fan clubs ku muryango buriya amafaranga menshi anaturuka ku muryango niba Rayon Sport ishobora gukina match imwe ikinjiza miliyoni 150 birahagije yuko ukina match 4-5 mu mwaka ukabonye ingengo y'imari yahemba abakinnyi amezi menshi ariko byose bikeneye imicungire myiza ikeneye yuko Ferdinand uri Muhanga abazi ngo umutungo wanjye uri Kigali ucunzwe mu buryo buhindura ubuzima nzaje kuri match ntagiye kubabara nzaje kuri match ngiye kubona ibyishimo uwo Ferdinand ruvuze bayitana mu mpera micro arayifite tugiye kuzana ibibazo byo muri studio ubwo turafata kimwe no president gisubize twambuke no hakurya Ferdinand uko byamera kose ni umunsi w'umuganda ariko wageze i Kigali wariteme hari impamvu uri muri studio za televiziyo Rwanda yego hari impamvu nariraye koko birumvikana ni Ferdinand waje no gutanga umuganda ariko na utanze ariko muratanga umuganda no rusange na utanze mukomereje hano murakoze nitwa Ferdinand Dusabimana uzwi nka Ferdinand w'umuriro nyiri sambusa niko kazina kanjye kuhuriga cyangwa se ubushyushya rugamba ikibazo cya mbere mbaza umuyobozi mushya w'izwa cyuho
ko nabyita nako wagateganyo kuko ntabwo biraba confirmed. Ndakubaza ku mbere na mbere turiheraho twe nk'abashyushya rugamba, ubundi uburyo dufatwamo muri Rayon Sport dufatwa nk'abantu bafitiye umumaro ekipe cyangwa se dufatwa nk'aho tubaye duhari cyangwa tudahari ubuzima bwa ekipe bwakomeza ntagire icyuho kigaragara. Impamvu mvuga ibi bintu ngiyi, ngenda umushyushya rugamba nisiga irangi nitabira ibikorwa byose bya Rayon Sport, ariko muri aka kanya iyo habaye inama ihuza ubuyobozi bwa Rayon Sport twe duhagarara ku marembo tugategereza imyanzuro yavuye mu nama. Ntabwo dufite uburenganzira bwo kwinjira muri iyo nama ngo dutange igitekerezo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, wafashe Rayon Sport 2012-2013 yimuka ijya Nyanza itwara igikombe, nta nubwo yari ikomeye cyane, njye nari umwana muto ariko nari nkuze mu gake ndabyibuka. Iteka ryose bakuzana iyo havutse ibibazo byaburiwe ibisubizo. Ese kuki batakubonamo ubwo bushobozi bwo kugirwa perezida wa ekipe biro official ukayobora igihe kingana n'icyo abandi bagerageza kuyobora, kubwo bushobozi twabonye ko bufite bakareka gukomeza kukugira umuyobozi w'inzibacyuho? Icya gatatu, ni izihe ingamba z'ubwirinzi muzanye, kuko iyi ni inshuro ya kangahe ya kabiri RGB nje mu bibazo bya Rayon Sport, kandi mu by'ukuri iteka ryose RGB bizama ariko ibisubizo byarabuze. Isi ni izihe ngamba nshyashya mutuzaniye, kuko turifuza kubona ubumwe bw'abareyo haba mu buryo bw'itangazamakuru nkamwe nk'ubuyobozi. Ntabwo twifuza kumva ngo Tadeo yarahejwe, ntabwo twifuza kumva ngo Muvunyi yarahejwe, kuko Rayon Sport ni umuhuza, ni ikiraro gihuza abantu bose. Turifuza ko umuturage uri za Karangazi, uri za Karongi yumva ko Rayon Sport ishyize hamwe iri gusenyera umugozi umwe, ntidukomeze kumva kuvuga ngo uruhande rushyigikiye Tadeo ngo rwagiye ku ruhande, ngo uruhande rwari rushyigikiye Muvunyi ngo nirwo rwasigaranye inshingano. Twe turifuza kubona abantu bayobora Rayon Sport mu nyungu z'uwo ari we wese, mugahuza ayo maboko yose yatatanye, tukongera kubona umuvuma kuri stade, tukongera kubona vibe, tukongera kubona babarewe bacana imyotsi muri stade. Abantu bacitse kuri stade ni izihe ngamba muzanye kugira ngo bongere bagaruke? Kuko nanjye mu by'ukuri nakubeshye nari ngiye kuyamanika kuko byari bimaze kurenga ubwenge bwacu. Ubwo rero ibyo byose mudusubiriza hamwe, hanyuma natwe mugire icyo mudusaba nk'abashyushya rugamba, natwe tugire icyo tubasaba nk'ubuyobozi. Murakoze. Ngira ngo reka mpere ku kubashimira abashyushya rugamba, kuko muri abantu tubana ibihe byose. Nzakubona Gisenyi, Rubavu, nzakubona Huye twakinnye na Mukura, nzakubona Musanze twakinnye na Musanze, ntaho turababura. Mu gihe abandi hari igihe aboneka hamwe ataboneka ahandi. Rwose muri abantu bakadusohoka ba Rayon Sport. Ako ni nako gaciro ka mbere. Agaciro ka kabiri ni ibitekerezo byanyu. Ikimenyetso, wenda ushobora kuba utaragitangiye mu nteko rusange, ariko igitekerezo marayika yatanze ni ubutumwa bukomeye. Mbabwije ukuri, impinduka zibaye muri iyi minsi zaturutse ku bitekerezo abantu bamaze igihe bakora kuri match. Abantu barabibonaga ariko bakavuga ngo ariko abaturage abakunzi barabyumva bate? Aho mwavuga ati jewe nayo marangi sinzayisiga, uhita utangira kubona ko noneho ibintu ntago bikiri abayobozi barwane ko hariya hasi ntidukwiye kwemera yuko umufana aba barabigeze hariya. Buriya iriya ni message mutanga. Iyo Ferdinand ugiye kuri mikoro ukavuga uti jewe ndambiwe ko abantu bahora baryana kandi ari twebwe bigiraho ingaruka, buriya nimwibaze yuko ijwi ryanyu ritumvuga, biragenda bikagera aho bigomba kugera kugira ngo ibisubizo biboneke. Ako ni akamaro gakomeye cyane. Ariko rero no mu buryo muzana vibes, ubwo navugaga mu biteye ko vibes muzana ku kibuga, uburyo ziriya ngoma, uburyo abantu bakoma ari amashyi, none se ntabwo dukeneye Rayon Sport ikina nk'abantu bari mu masengesho cyangwa bari ku kiriyo. Dukeneye Rayon Sport ikina ahubwo iyo abanyarwanda bose bari bameze nkamwe. Ngewe nabonye ejo bundi ekipe yo muri Algeria ikina, bari abantu bake cyangwa se ba Sudani, bari abantu batuzuye n'akazu kamwe muri turiya twa stade, ariko bazanye vibes muri stade ukagira ngo stade iruzuye. Dukeneye ko mutoza n'abandi benshi, tukajya tubona muri stade Rayon Sport yakiniye n'izindi kipe nazo zikitoza ukwazo, ku buryo ubona yuko sport na ambiance.
siporo ntabwo ari ukuza ngo abantu bafana igitego kigiyemo, mwebwe mufana match itangiye kugeza irangiye. So icyo nababwira, muraba agaciro, ngewe ku giti cyanjye, undi wari wese utabaha agaciro yaba atazi football icyo ari cyo. Football ni ukunezerwa no kwishima. Ikibazo cya kabiri ubajije cyo kuhora buri gihe buriya ndabishima, nabyo ni icyizere, yaba abampa izo nshingano, yaba namwe abareyo, kuko nakurikiye n'abanyohereza za message bavuga ati dutegereje yuko uzadufasha. Buriya igitera ishema umuntu ufite urukundo rw'igihugu n'ibyo agiyemo, ni ukubona iyo motivation, ni ukubona iyo encouragement, ni ukubona abantu bagushima bavuga bati ushobora kubidufashamo. So kuvuga rero ngo nayobora by'igihe kirekire, ngira ngo mu 2012 nari mfite izindi nshingano, nari meya w'akarere, kubihuza no kuyobora Rayon Sport ugasanga hari izindi nshingano zishobora kugira ikibazo, kuko Rayon Sport iyo uyiyobora ugomba kuba uhari. Umuntu uzayobora Rayon Sport kuri telefone ntibishoboka, ugomba kujya ku myitozo, ugomba kuba uhura n'abafana, ugomba kugira umwanya w'ikipe. Uwo mwanya rero ntago byari bukunde yuko byombi biboneka umwanya, urumva icyo gihe byabaye ngombwa yuko umwanya wanjye waye mukeya, bagenzi banjye bakomeje. 2020 nayoboraga federasiyo y'amagare, kandi nayo murabizi twateguraga ibikorwa binini mu minsi yashize, ubundi titi twaherukaga muri peloton no muri surface de réparation. Bivuze ngo kiriya gihe nanjye hari ibyo nari nkiga. Titi yambereye umwarimu ukomeye, yakimbwira ati dore iyo bavuze ngo attack ikorwa itya, ngo peloton igenda itya, nari nkifite ibindi biga kandi ntarabimara mu gihe kirenga n'umwaka. Hariya rero nabwo ntushobora kwambura Pierre ngo wambike Petero, bose kandi bakeneye kugira ngo bakomeze. Igihugu cyasanze yuko izo nshingano narimo natanga umusanzu w'igihe gitoya nkakomeza. Ubu rero nabwo bavuze bataye amezi 3 ushobora kongera ukayaha Gikundiro, reka dutanga umusanzu muri aya mezi 3, nibigenda neza tugasiga imisingi ikomeye, na Ferdinand Jojo waza akayobora bigakunda. Buriya icyo tugiye kubaka ubu ni systeme irambye y'imiyoborere ya Rayon Sport, ku buryo umuntu ari wese uza ayijyamo akagenda muri iyo systeme. Ubundi cyabyicaga umuntu uje buri wese azana ibye, kubera yuko yazanye amafaranga, yazanye ibitekerezo. Ubu tugiye kubaka umuyoboro ku buryo umuntu wese wa Rayon Sport azaza agasanga ikintu kirubatse, icyo ukeneye no gutangamo umusanzu wawe kugira ngo ikintu gikomeze kigende. Imodoka irimo essence, irimo ibikoresho byose, wowe jya mu umushoferi ugiye gutuma igenda ikagera kure, ariko nunava kuri vora hakajya hundi azasanga imodoka ikigenda muri wa muyoboro. So rero ndumva muri aya mezi 3 tugiye kujya muri izo nshingano. Ubwo narangira tuzareba uko bizaba bihagaze. Noneho hari icya gatatu wabajije, ingamba z'ubwirinzi. Ibyo nabyumvise, nta rugamba turimo, ahubwo turi mu mudendezi, igihugu cyaduhaye amahoro. Abantu bakoze ingamba z'ubwirinzi nuko nyine babaguzi kuri mu ntambara. Rayon Sport si intambara, n'umuntu uzayizanamo intambara zabahemutse pe. Umuntu uzahura akavuga ati jewe nimura na Murenzi tuzabonana, uzamubwira uti we nturi ahubwo uzamubwira uti je nimpura na Murenzi tuzuzuzanya. Nicyo dushaka kubaka muri Rayon Sport. Wavuga ngo Tadeo yagiye, ngo Muvunyi, nta muntu umwe wagiye, bose barahari. Barajya hese, arava muri yajya muri equipe, barahari. Ahubwo tugiye kubegeranya kugira ngo bose tuze turi hamwe, igitekerezo cy'uyu n'icyuyu. Harimo nabo nataye kuvuga ngo abangaba ngo babashyize ku ruhande, nta muntu wagiye ku ruhande. Uruhande ruheze bose. Ubu nuko hayoboye iyi nzibacyuho, ariko bose n'abajyanama bacu. Rwose mbabwiza ukuri, turimo turatekereza amakomisiyo atandukanye, turimo turatekereza uburyo imbaraga za buri wese kuva ku muto yakoya ku mukuru baza tugahuza imbaraga. Naho ubundi ingamba z'ubwirinzi ni ukubaka ubumwe bw'abareyo, nibwo bwirinzi bwa mbere. Ingamba z'ubwirinzi ni ukubaka ekipe itanga umunezero.